Ndabasuhuje mbifuriza igitondo cyiza n'ibihe byiza mwebwe mwese mukurikira Nta Mikino Online TV, namwe mwese mugenda mumenyesha no mukabasha gukurikira ibiganiro byacu, ndabifuriza ibihe byiza mugubwe neza muri iki gitondo cy'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024, mugubwe neza kandi mugire amahoro rwose, mugire ibihe byiza. Kuri mikorofone n'ubundi muri kumwe na Olivier nk'uko bisanzwe, ndabifuriza gukomeza guhirwa mu byo mukora byose, abaryamye mukanguke neza, aho butaracya namwe mugire ibihe byiza. Uyu mwanya muri iki gitondo ngarutse muri showbiz nk'uko nabibabwiye ko channel yacu dukora ku biganiro bitandukanye, yaba ibyerekeranye na showbiz entertainment, meme kimwe n'iby'ifaranga ry'ikoranabuhanga, byose tugenda tubikomozaho bitewe n'amakuru tubona tugomba gutambutsa ku bantu bari bose, dore ko ubundi mu buzima busanzwe usanga umuntu aba muri izo nguni zose, ariyo mpamvu amakuru yose tuba tugomba kuyamugezaho nk'uko ari. Nimba ari ubwa mbere tubanye udukandire subscribe, nimba dusanzwe tubana nabwo ubizirikane ukande subscribe, urayikinga, usharinga, ukomentinge, biradufasha cyane. Gira amahoro rero. Tugarutse muri iki gitondo ku nkuru zimaze iminsi zicicikana ku kibazo cya Mutesi Kovia na The Ben. Uyu mugabo byatangiye benshi bazi ngo Mutesi Kovia yibasiye The Ben, kumbi yaratangiye kumwereka inshingano ze, cyangwa se nuko amuruta, cyangwa se nuko yamuhugura akamuhana kibyeyi. Benshi mu itangazamakuru batangira gutwika bati karabaye, intambara iratangiye mu bitangazamakuru. Ngewe mba ncecetse nanga kugira icyo mbivugaho, kuko ndabizi ko Kovia ibyo ari byo byose ni umuyobozi. Icyo ni icya mbere, uyoboye urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru. Icya kabiri ni umwanditsi w'ikinyamakuru ushaka ko cyangwa se akaba n'umuyobozi wa televiziyo online Mamuru wa Gasabo, cyangwa se akaba n'umwanditsi w'icyo kinyamakuru, yemwe akagera na YouTube channel ya Mutesi Kovia. Ibyo ari byo byose kujya kuvuga kuri Kovia bisaba gukora attention, kuko uyu mubyeyi bimaze kugaragara ko uretse no kuba umunyamakuru adacuruza inkuru gusa, ahubwo icyo agamije ni uburyo bwo managinga sosiyete mu bitekerezo, kugira ngo atange uburere bwiza n'umuco, cyangwa se agire n'inama abandi banyamakuru cyangwa abahugure. Noneho rero nk'uko byagiye bigaragara hagati ya The Ben na Mutesi Kovia, byabaye saga, biba bombori. Benshi babona inkuru bacuruza, Mutesi Kovia avuze kuri The Ben, ibintu birakomera birashyuha rwose bigaragara ko ari ibintu bidasanzwe. Ariko noneho igitangaza cyabayemo ni uko The Ben nawe yumviye akumva ko uyu mubyeyi ibyo ari byo byose atari ukumwibasira, ari ukumuhana. Ikindi cya kabiri, bakaba barimo gupangana deal idasanzwe, nubwo byari mu ibanga ariko nyirizina benshi ntibabimenye. Abanyamakenga birinda gukora izi nkuru, nubwo byaba ari ugucuruza kuri YouTube, ariko benshi barabyirinda, baranigengesera. Ibintu batangira kubyitwaramo gake gake, batangira kugenda, ubwo ndi kuvuga batabizi babyitwaramo gake. Abari babashije kubona izo nkuru vuba bati tubonye agatwiko, tubonye inkuru z'umunsi cyangwa z'icyumweru cyangwa se zirangiza umwaka. Ibyamamare birahucakiranye, batangira kugaragaza uburyo Mutesi Kovia yibasiye The Ben, batangira kugaragaza neza uburyo The Ben ubwo yamwaye cyangwa se bamusebeje kubera yagaragaje inda y'umugore we Pamela, ariko nyirizina yamuhanaga kibyeyi. Kandi The Ben nawe ntiyamunaniye, ntiyanagoranye, nk'uko byabigaragaje cyangwa bitangaje ku munsi w'ejo, ubwo yari muri BK Arena mu kiganiro n'itangazamakuru nka Mutesi Kovia yari yateguye, ashaka kugaragaza projet ye n'imishinga ye. Umutumirwa mukuru wari urimo ni The Ben, nk'uko mwagiye mubibona bisirikira. Ariyo mpamvu ntangiye iki kiganiro mbabwira ngo ibigaragara muri showbiz cyangwa entertainment nuko benshi utabyitondera yagenda abigiriramo ibibazo, cyangwa se ugasanga agiye aseberamo bitewe no kuvuga amakuru atariyo cyangwa se y'ibihuha. Ni ukuvuga ngo The Ben nyuma y'uko abonye ko Mutesi Kovia amuhannye, byarangiye agiye nawe imbere y'itangazamakuru asaba imbabazi, na mama ati nawe naramusebeje kugaragaza inda y'umugore wanjye, ibi si umuco nyarwanda, nta nubwo ari umuco w'i Rwanda, cyangwa se ntabwo ari ubunyangamugayo cyangwa ubupfura. Ariko ibyo byose bituruka kuki? Kuko si Kovia ari we wafashe iya mbere ati reka twihane uyu mwana w'umusore, cyangwa se uyu mugabo utaramenya ibyo arimo, ucyumva ko hari
inda y'umwana cyangwa se umugore akwiye kwiyambura ubusa akajya kuri kamera agafata amafoto akagaragaza. Ibi ntabwo ari umuco w'Abanyarwanda, nimba biba bikomora mu Burayi cyangwa muri Amerika, ariko mu Rwanda nibyo kwamaganwa. Inda y'umubyeyi itwita umwana ni ikintu cyubahwa cyangwa se kigomba kubungwabungwa, ntabwo ari ikintu cyo gushyira ku karubanda, kuko ntabwo bigaragaza isura nziza, nta nubwo ari byiza. Umubyeyi ariyubaha, ntabwo umubyeyi ashyira inda ye ku karubanda ku musozi. Ariyo mpamvu Mutesi Scovia yahagurutse nk'umubyeyi ureba kure, wabyaye cyangwa se uzi umuco, ugomba gutanga ikigwa n'isomo n'uburere, akabanza kubihereza nk'icyamamare The Ben, akamugaragariza neza ko ibintu arimo cyangwa se ibintu atangiye gukora atari umuco w'Abanyarwanda, cyangwa se atari umunyangamugayo, atari no kwiyubaha na gato, ari uburyo bwo kwisuzuguza no kwiyandarika cyangwa no kwandarika umugore we akamugaragaza nabi. Kandi ari aho ubundi umunyarwanda aca umugani ngo aho ujeje igisabo ntuhatera ibuye. Nta nubwo inda y'umugore ikwiye kujya ku karubanda. Inda y'umugore irubahwa, inda y'umugore iba yiyubashye, ireberwa mu myambaro, uwayireba agakritika ariko yiyubashye itagaragara ku karubanda. Ibyo rero byari ibintu by'urukozasoni. Ariyo mpamvu Scovia yabyamaganye akaba uwa mbere. Yemwe abatangira kuvuga inkuru bakazivuga bati ubu The Ben aribasiwe, nyamara The Ben nawe akumvira nk'umuntu ukiri muto kuri Scovia, akabona ko ari umubyeyi wamutanze kubyara, cyangwa se ufite umuco n'uburere n'ubunyangamugayo, ufite experience de vie, cyangwa se uzi ubunyarwanda icyo ari cyo, cyangwa se n'ubupfura icyo ari cyo. Nawe akavuga ati uko byagenda kose uyu mubyeyi uretse no kumpana kibyeyi, bigaragaye ko avugiye mama wambyaye, reka nzajya mu itangazamakuru nikosore. Birangira rero The Ben ubwe kuri mikoro ntawe atumye, yikosoye, asaba imbabazi ku bintu yakoze, agafata umudamu we cyangwa se inda atwite akamwandagaza ku karubanda, cyangwa se akagaragaza ibintu bitari byiza byo gushyira iyo nda ku mafoto, akagaragaza ko benshi bamaze kubona, cyangwa se mu buryo bugaragara ko ari video, amafoto y'urukozasoni, n'abagiye babikoramo amavideo bose ari ibintu by'urukozasoni. Ariko bikagaragara neza ko The Ben ubwo we rwose nk'uburyo yasabye imbabazi ku bantu bamukurikiye ku itangazamakuru, ari ibintu bishimishije. N'abandi bose bagiye kwisubiraho, noneho agahugu ubundi ngo agahugu katagira umuco karacika, kandi umuco w'Abanyarwanda ntagomba gucika twiganye umuco w'Abanyaburayi cyangwa w'Abanyamerika. Ibyo rero bikaba ibintu byiza n'isomo ryiza, ariko byazamuwe n'uyu mubyeyi Mutesi Scovia. Ariko noneho by'umwihariko isoni n'ikimwaro ku banyamakuru bose bari batatse Scovia, bumva ko ngo yibasiye The Ben, kandi nyirizina bafite icyo bise The Ben agiye kuba brand ambassador wa chaîne televiziyo ya Mutesi Scovia kuri Mama Rwa Gasabo. Ubwo Scovia ubwo yabitangaje ati guhera mu kwezi kwa mbere tariki ya mbere 2025 Mama Rwa Gasabo mwarebaga online mugiye kuyireba noneho direct mu buryo buri offline. Aha ngaha mu byumve neza, muraza kuyireba noneho iri guca kuri chaîne zisanzwe, mujye muyirebera muri salo mukoresheje chaîne mutagombye kujya kuri YouTube, cyangwa se mujye muyireba muturuna nk'uko mureba televiziyo Rwanda n'andi mashene yose akorera apana kuri internet, akora mu buryo busanzwe tumenyereye bwa analogue cyangwa se bwa kera, apana internet. Ibyo rero The Ben akaba bigaragara neza ko yamaze rwose kugaragara nka brand ambassador wa Mama Urwa Gasabo, kimwe nk'uko yari we umushyitsi mutumirwa, cyangwa se yagaragaye mu birori atangaza amakuru rwose bigaragara ko ashimishije. Rikaba ari isomo ryiza uyu mubyeyi Scovia arangije umwaka agaragarije ko uretse no kuba umunyamakuru, cyangwa se kuba umuyobozi w'urugaga rw'itangazamakuru ryigenga Rwanda Media Commission RMC, ibyo akora cyangwa se n'uburyo akoramo bufite n'ubundi burere, cyangwa se abifitemo ubundi bunyamwuga, cyangwa se n'umuco, cyangwa se n'ikinyabupfura, cyangwa se n'ubupfura mu kazi, atari ukuvuga ngo ngewe ndi businessman
ndi business woman, ndi gushaka amafaranga, ndi gukora business gusa, ahubwo afite n'icyo ashaka gufasha sosiyete nyarwanda mu buryo bw'umuco n'uburere n'ikinyabupfura, aricyo kintu yatangije cyangwa se yagaragarije The Ben. Ariyo mpamvu na The Ben uyu munsi abari bibasiye Scovia, abari bibasiye na The Ben bakabasha kubona inkuru bakoraho, uyu munsi amagambo yahindutse. Yego ngo nuko showbiz igenda, ariko ibyo ari byo byose hari icyo bita kwigaragaza nabi. Iyo uvuze inkuru iri negative uyu munsi ku muntu, ejo bikarangira umwaye uje kumuvuga inkuru iri positive, kandi ari ya nkuru ukomeje, ugaragaza indi sura itari nziza, ugaragara ukundi kuntu, kandi ukagaragara ko ibyo bintu ibyo wakoze atari ibintu by'ubupfura, cyangwa se atari ibintu by'ubutwari, cyangwa se atari ibintu bya kinyamwuga, ari ibintu by'aho ngaho nyine muri make ibintu wakoraga ari rumazi, ari ibintu biri aho ngaho by'ibigambo n'ibihuha. Ariyo mpamvu The Ben na Scovia uyu munsi intambwe bateye, cyangwa se igikorwa cyiza bamaze kugeraho, cyangwa se ibyo bakoze mu itangazamakuru, bigaragaza neza cyangwa bigatanga ishusho nziza n'isura nziza mu muco n'uburere, bigatanga ishusho nziza mu itangazamakuru, kandi no mu buryo bwo kubaka umuryango nyarwanda. Ikintu Scovia yakoze n'ikintu The Ben yakoze, ibyo ari byo byose nta musitari cyangwa nta undi muntu w'icyamamare uzongera gufata amafoto y'urukozasoni ku mudamu we cyangwa se ku mugore we, ayafata yashyire hanze yumva ko ari muri ambiance yigana imico y'abanyaburayi cyangwa abanyamerika, dore ko ariyo bituruka. Ibi bintu uyu muco ukaba byamaze kugaragara neza ko rwose pe birangiye. Ariyo mpamvu bibaye ngombwa ko nkora iki kiganiro, kuko njye ntago nari nigeze nkora iyi nkuru kuri Mutesi Scovia cyangwa The Ben, kuko naravugaga nti attention, ntago nshaka umuntu uzandeba cyangwa nkenguze ambone mu ndi wundi, kuko nta mikino Online TV twarabwiye ngo dukora amakuru acukumbuye kandi bigaragara ko ari amakuru koko y'ukuri yizewe, amakuru afatika, amakuru bigaragara ko afitiwe source zigaragara. N'ubundi nimba ari ubwa mbere tubanye cyangwa nimba dusanzwe tubana, dukande subscribe, urayikinga, usharinga, commenting, iba ari inyunganizi. Turabakunda cyane, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde kandi mugire igitondo cyiza. Twitegura kwinjira mu mwaka mushya muhire 2025. Uyu munsi ni itariki ya nyuma y'umwaka, benshi bari mu ngendo, bari gukora mu muvuma zitandukanye, bajya gutegura iminsi mikuru mu miryango yabo cyangwa se n'ahandi, ariko ndagira ngo buri muntu wese muri gahunda arimo zo kwitegura ubunani, zo kwitegura kwinjira mu mwaka mushya, agira ibihe byiza kandi akomeza guhirwa. Mugire ibihe byiza, turabakunda cyane.